Turabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu, amahoro y'Imana abe muri mwe. Tunejejwe n'Imana ko itwongeye undi munsi mwiza wo kugira ngo tuboneke imbere ya kamera kandi tuboneke dufite umushyitsi nk'uko mubibona. Ubushize n'ubundi aherutse kutwigisha, amaze iminsi atwigisha ijambo ry'Imana, none tugize amahirwe yo kongera kumubona. Ni umukozi w'Imana wavuye Uganda azanye ubutumwa bwiza. Rero turashima Imana ko natwe yamuduhaye kugira ngo atugezeho ibyiza Imana yamuhaye kugira ngo asangize abatuye isi. Rero tubasabiye umugisha mwese mudukurikira, bakanze subscribe na comment, share ndetse na like. Imana ibaho umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Aha ni kuri Kubaho Iteka Nibwo Bwenge TV, abaje ari ubwa mbere mwese tubahaye ikaze. Hanyuma mwene data turagusuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amahoro y'Imana abe muri wowe. Hallelujah. Kandi tunejejwe n'Imana kongera kukubona. Amen. Suhuza bene urugo bamaze kukumenya. Hanyuma tugusengere, utuganirize ijambo ry'Imana, uduhereze iby'Imana yaguhaye. Imana ishimwe cyane. Amina. Dushimye Imana nanone mbere na mbere. Tubanje gushima Imana itwemereye kuboneka imbere yayo n'imbere yanyu. Turavuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Amina. Ubwiza bw'Imana ubakayanganeho. Amina. Umuriro ku gicaniro ntukazime. Umuriro ntukazime. Haleluya. Nkuko bisanzwe nitwa Itangishaka Fesi. Bakunze kwita Mwokarotsa. Ndi umusore ushima Imana. Nejejwe n'Imana cyane yo kuba kwivugira. Kandi shimye Imana nanone ikomeje kungirira icyizere, kandi namwe ndabashimiye icyizere cyiza mwangiriye. Amina. Imana ikomeze kubampera umugisha. Abadukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye, abadukurikiranye hano mu Rwanda, buriya naho hari abantu badukunda. Ni benshi cyane. Nabo turabasuhuje. Hari Kampala naho hari abantu badukunda cyane. Muri Amerika naho hari abantu badukunda. Turabasuhuje. Hari muri Canada naho bujya hari abantu badukunda benshi. Hariya i Burayi naho hari abantu badukunda. Turabasuhuje bose. Buriya hari abantu badukunda bakanabitwereka cyane, nk'abantu bakunze kukanda kuri bita subscribe. Abo nabo baradukunda cyane. Na like. Na comment. Abantu ba comment. Na share. Abashare. Basangiza abandi. Buriya nabo baradukunda. Bikomeye cyane. Imana rero ibahereza umugisha. Imana ibaho umugisha. Buriya umuntu ugukunda akabikugaragariza, burya uzajya umusabira umugisha. Imana ibaho umugisha. N'abantu badushigikira, n'abadukurikirana buriya nabo baradukunda. Bikomeye. Ahubwo Imana ibaho umugisha. Aho muri uyu mugisha Imana imanuye muri aya materaniro, ubu bwiza Imana imanuye muri aya materaniro, iki kiganza c'Imana Imana imanuye muri aya materaniro, uku kuboko kwiza kw'Imana mbonye muri aya materaniro, ubu bwiza budasanzwe Imana imanuye nawe bukugeraho mu izina rya Yesu. Uyu munezero Imana igaburiye abantu bayo. Twe Imana igigaburira abantu umunezero cyane. Imana igigaburira abantu umunezero. Yigeze kugaburira bigishwa ba Yesu bari kujya Emawusi, ibagaburira umunezero. Yesu abagaburira umunezero amaze kuzuka, ngo bagenda baganira, avuga ngo ntiwumva ukuntu ubwo Yesu yagendanaga natwe imitima yacu yari ikeye. Yesu yakugaburira kanze nkubwiye, ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, uyu munezero Imana itanze wakire. Amina. Igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kuvunika. Gusa iravuze cyangwa ntivuze ko namenye ko Eliya, amavuta yari afite Eliya yamwemereraga kuvuga ngo ikime ndakitwaye, imvura ndayitwaye, atiriwe abazima. Kuko Imana yakugira icezero. Umubano mwiza bari bafite. Kubwo umwana bari bagize gute? Hariho n'undi mugabo bita Yosuwa, buriya ndamukunda cyane. Yigeze gusenga aravuga ngo ukwezi, amasaha, ibihe byose bihagarare mpaka intambara nyigize gute irangiye. Yosuwa ni umuntu wahagaritse amasaha, agahagarika ikirere, atabajije Imana, ahubwo kuko yari ari kumwe n'Imana. Ubu rero nanjye nkwaturiyeho uyu mugisha w'Imana. Amina. Nkwaturiyeho guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana. Nkwaturiyeho kumurikirwa n'Imana. Nkwaturiyeho kuzamurwa. Uko Imana igizamura umuntu. Imana igizamura umuntu
umuririmbyi yaravuze ngo urantangaza Yesu we urantangaza, ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya ukanamusiga ukanamwambika, urantangaza Yesu we urantangaza. Amen. Waturiyeho kugira ngo Imana ikuzamure. Ushobora kunyumva hari icobo urimo, icobo cy'agahinda, icobo cy'ibibazo, icobo cy'amaganya. Buriya amaganya buriya nayo ni mabi cyane. Hari umuntu wavuze ngo nta gahinda k'agasirimu. Imana igukure muri icyo cobo cy'agahinda mu izina rya Yesu. Amena. Muvandimwe rero Imana imuha umugisha. Yego. Twamwakiraga ariko urumva nyine ni mwukarutsa izina ni ryo bisanzwe, izina ni ryo mu. Rero mwene data Imana iguha umugisha. Ndawakiriye. Reka tugusengere ukomerezeho utugaburire. Imana yacu nziza, data wa twese udukunda, turagushimiye ko ari we mubyeyi wacu, ni wowe utuzi kuruta uko twiyizi, niwe dukunda kurusha uko abantu badukunda. Ushimwe rero ko hari abantu ugiye kubohora, ushimwe ko ari abo ugiye guha agakiza, ushimwe ko ari abo ugiye gusubizamo ibyiringiro ukoresheje umukozi wawe. Turamusengeye, mwambika imbaraga kandi umushoboze kugira ngo ibyo wamuhaye abitambutse mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana itugire neza. Karibu. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze, ibyakozwe n'intumwa. Kandi mbibutse ko mu bintu Yesu yaje gukora, yaje gushaka ubugingo bwawe. Ikindi cya kabiri Yesu yaje gukora, yaje kukwikorerera imitwaro yose, ari imitwaro y'uburwayi. Abantu benshi arige tuvuga ku bitangaza bakavuga ngo izo nyigisho ni nzaduka, ariko Yesu ni umwami w'ibitangaza. Nshatse kukubwira ko Yesu ari umwami w'ibitangaza. Imana rero ibagirire neza. Nakora n'ibitangaza rero muri aya materaniro, ntiwumve ko ari ibintu by'inzaduka, ahubwo Yesu ni umwami w'ibitangaza. Uzabaze Yayiro azakubwira. Imana ibagire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanze hano mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho 28. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Haravuze ngo tumaze gukira tumenya yuko ico kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi, arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye ico gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Urora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko akunkumura ico gikururuka mu muriro ntiyagira ico aba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntaco abaye, barahindukira bati ni Imana. Abera. Amen. Ibaragireza cyane. Imana ikomeze ibare natwe kandi Imana ikomeze kutwishimira. Ijambo riratubwiye ngo babandi bategereza yuko Pawulo ari bupfe cyangwa se ari bupfa akindutse, bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntaco abaye. Nzanye ijambo rivuga ngo iyakurengeye mu bihe byashize nta hantu yagiye n'ubundi iracyahari. Iherutse kukurengera ejo bundi ntasi, iherutse kukurengera. Reka mbere kuri mwene data, iyakurengeye cyagiye ikagukura wigeze kumva ubuhamya ukuntu wanyweye itabi, ukuntu wanyweye urumogi, ukuntu wanyweye inzoga. Iyo ngiyo yakurengeye kiriya gihe uri mu itabi, ikakubwira tuzajya uvuga Bibiliya, uvuga ibyanditswe byera. Iyo yagukuruje neza ikakwegera, ntaho yagize gute? Ntaho yagiye. Amen. Iyandengeye mu buzima nanyuzemo, ubuzima bw'ubupfubyi, ndagira data ndagira mama, iyo ngiyo n'ubu ntaho yagize gute? Iyakurengeye mama, iyakurengeye mu bihe bikomeye, uburwayi bwaguhagurukiye, iyakurengeye. Hari umuririmbyi nkunda ngo Yesu yantabaye haburaho gatoya.
ngo Satani yari yansabye inama zari zakoze ngo bituko kwa bari bagize gute bari nje kukubwira yuko Imana yakurengeye na n'ubu ngubu ntaho yagira cagira gute iracakora. Uyu mugabo Imana irengeye ninde? Ni umugabo bita Pawulo. Pawulo yari imbohe ya Satani, reka mvuge ko yari imbohe ya Satani, yari umwanzi w'Imana. Umunsi yahuye na Yesu, uyu mugabo bita Pawulo ngo yarari kujya Damasiko agiye gufata abakozi b'Imana ngo abashire mu nzu y'imbohe. Pawulo yarenganyaga abantu b'Imana. Ngo umunsi umwe ahura na Yesu aramubwira ati rero Sawuli, Pawulo yitwaga Sawuli ntabwo ari Pawulo. Aramubwira ngo urandenganyirize iki? Ni byiza ko tuvugana ku mateka ye. Hari icyo bitwaye? Ngo Sawuli rero Yesu aramubwira ngo Pawulo aramubwira ngo urinde ndenganya. Ninde ndenganya mwana? Yesu ngo aramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti. Uwo munsi niho Pawulo yahuye nande na Yesu. Ngo nuko Pawulo ako kanya yakira Yesu nk'umwami n'iki muri aya materaniro. Nawe niba utaramwakira umwakire mu izina rya Yesu. Niba utaramwakira ugire gute umwakire. Uyu Pawulo ranga maze burya hari ukuntu abarokore twirirwa duca imanza ngo runaka ntiyahinduka, ngo yanyweye inzoga nyinshi, ngo yabaye umusambanyi, ngo yabaye umusinzi, ngo ntabwo yahinduka. Nta muntu Yesu atahindura. Uze twewe twari beza. Uzi inzoga nanyweye muno mu mutwari inkovu 3. Ariko Yesu yarambinduye kamuhereza icumi. Nigeze gukorera ahantu mu karere ka Burera, nkazajya njya kugura inzoga kanyanga. Iyo ngese neze Yesu umwari mu n'umukiza, ariko yarambonekeye. Tumuhereze icyoye. Pawulo rero ngo ahuriye na Yesu, yakira Yesu nk'umwami n'iki n'umukiza. Amateka ya Pawulo yagize gute? Yahise ahinduka. Akimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza atangira urugendo rwo gutangira kuvuga ubutumwa. Ubundi ikimenyetso cy'uko Yesu yinjiye muri wowe nuko hari abahinduka ku bwawe. Haleluya. Buriya ikintu nirata ngewe ntabwo nirata amafaranga, ahubwo nirata abantu bakiriye Yesu ku bwanjye. Duhereze Imana icyubahiro. Iyo ngeze i Bugesera nkabona hari abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza ku bwanjye, nagera hano i Kigali, nagera ibyo nibyo bintu binezeye. Ntabwo ikinezeza ngo nuko ngo mfite amamodoka mfite iki, nabyo nzabitunga sindabigira, ariko nabyo Imana izabimpa kuko ubifite turi kumwe. Amen. Ariko icyo nirata cyambere nuko hari abamenya Yesu ku bwanjye. Kandi nawe turi unkurikiranye nzi neza ko Yesu umwuka wera uri muri njyewe agomba kuguhindura mu izina rya Yesu. Pawulo rero ngo yakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Uyu mugabo Pawulo ndamukunda. Amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari umugabo bita Mbonye yaravuze ngo ni icyambu gikomeye. Yambere Pawulo ahita ahinduka icyambu, atangira kwambutsa abandi bari mu mwijima, atangira kugendana n'Imana, atangira kubana n'Imana. Ijambo rirambwira Pawulo hari ahantu yageze aravuga ngo si njyewe uriho. Urumva umuntu wakiriye Yesu nk'umukiza, si njyewe uriho ahubwo ni Yesu Kristo ukorera hehe muri njye. Haleluya, haleluya. Umuntu rero wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ntabwo yirata kavukire, ntabwo yirata amashuri, ahubwo aravuga ngo ni Yesu uri hehe muri njye. Ntabwo yirata ngo jewe ngo ndi umubishop ngukomeye ngo ndi umusenyi. Oya, ntabwo yirata ibyo. Izo ni titire zo mwisi. Pawulo amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza aravuga ngo sinjuriho ahubwo ni Yesu uri hehe uri muri njye. Ngatangira kuvuga ubutumwa, atangira kwamamaza ubwami bwa Yesu. Mu kwamamaza ubwami bwa Yesu atangira guhura n'imbogamizi zikomeye. Ndashaka kuvuga ku mbogamizi nkeya. Imbogamizi ya mbere Pawulo yahuye nayo ngo bari mu matera ari kumwe n'abahanuzi. Rimwe na rimwe arige tujya tugira ubwoba bwo kuvuga Imana kubera ko twabonye ibikomeye. Umuhanuzi aramubwira ati Pawulo, ati nkubonye ujya i Yerusalemu. Ati ko nugere i Yerusalemu. Pawulo ahamya Yesu neza, aravuga ngo no gupfa nemera no gupfa ku bwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo si ibyo gusa, kuba ubonye bambuha ibyo si ibyo gusa. Bibiliya yarambwiye ngo hari abagabo bagambiriye mu mutima, baragambirira baravuga ngo ntabwo tuzajya, ntabwo tuzanywa tutarica Pawulo. Ngo ariko Imana igabiranye iyo migambi. Mama, papa, mwene data, mushiki wanjye, hari ibyaguhize ariko Imana igwabiranye imigambi. Niyo mpamvu kiriho.
hari ibyaguhize, iyo kanseri yakugezeho yishe abandi, uwo muvuduko wakugezeho wishe abandi, iyo malariya yakugezeho yishe abandi. Ubundi hari igihe tujya tubona aka gasimba nturubona ko hano tuhari, ubuno kano gasimba umubu Imana iwurekuye ibiro 70 byahita bimanuka, umubu Imana iwurekuye. Ariko nizo mbaraga z'umubu Imana yaziturinda. Umubu Imana iwurekuye bashobora kugukoraho bakazana ibintu bakate umuriro wabaye mwinshi, ariko nizo mbaraga z'umubu Imana igeze gute? Iraziturinda. Haleluya, haleluya. Pawulo ngo bagambirira mu mutima yuko batazajya batazanywa batarica Pawulo. Imana igwabiranya iyo migambi. Nta kintu gishobora guhagarika misiyo y'Imana ku buzima bwawe iyo uri kumwe nayo. Imana icyo barakibiki Imana. Ngo Pawulo rero baramujyana bamutwara nk'imbohe. Bamaze kumutwara nk'imbohe, ndimo kwihuta kubwo igihe ntabwo bivegaho cyane. Bamaze kumutwara nk'imbohe, harimo abantu muri ubwo bwato, harimo abantu 270. ngo inkuge irameneka, imare kumeneka, rira jambo ryo ndivuzeho bwakwira bugacya. Inkuge ngirameneka, bahura n'umuyaga, ngo harimo n'umusirikari washakaga kwica Pawulo. Ikintu cyanejeje nawe ngira ngo kunezeza, nta telefone yarimo, nta musare wari uhari, ariko mu ijuru hari Imana ibareberera. Imana tugire neza cyane. Ngo nuko muri iryo joro hasi inkuge irameneka, bajya hasi. Ndashima Imana, ndagira nkubwire nta kure kuri, nta hantu uri Imana itagukura, nta buzima burimo uhagazemo Imana itahindura, nta cyerekezo urimo Imana itageramo. Imana tugire neza cyane. Ngo Imana ihagarara na Pawulo muri iryo joro, ngo marayika araza abwira Pawulo amubwira ngo nimuhumure, nabo muri kumwe bose kuko muzambuka muzakira. Imana tugire neza cyane yuko ari Imana imenya ko dukwiriye gukira. Bibiliya irambwira ngo nuko bambukira muri ubwo buryo. Ndagira nkubwire uburyo bwawe bushobora kubura, ariko uburyo bw'Imana ntibubura. Hariho uburyo bw'Imana mama, hariho uburyo bw'Imana. Nawe wabyara imyaka, reka mpanure, imyaka 10 umaze utegereje urubyaro, imyaka 7 umaze utegereje, nawe hari uburyo bw'Imana wabyara. Wabyumvise? Hari uburyo bw'Imana nawe ayo maguru yabyimbye, ayo maguru yakira. Hari uburyo bw'Imana ubwo burozi bakuroze, ibitaro byose byabuze, babuze, abaganga babuze igisubizo. Muri ibi byavuze ngo abaganga bashobora gutanga igisubizo kibi, ariko hari Imana itajibura igisubizo. Hari uburyo bw'Imana ubwo burwayi nawe bwagira gute bwakira. Hari uburyo bw'Imana ayo mashuri wize na nizisa ukaba utarabona akazi, witwa umushomeri kandi warize. Hari uburyo bw'Imana. Reka duhereze Imana icyubahiro ko ari uburyo bw'Imana. Ndumvishe mfashijwe, ndumva umwuka wera hageze. Hari uburyo bw'Imana iyo kanseri iri mu ibere yavamo. Hari uburyo bw'Imana nawe wakizwa ukabwiriza ukavuga Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari uburyo bw'Imana. Hariho andi mahirwe, amahirwe yawe yararangiye, ariko Yesu aracyafite andi mahirwe. Imana tugire neza cyane. Hari uburyo bw'Imana nubwo upfushije ubukwe 1, 2, 3, ariko hari uburyo bw'Imana wakongera ukabukora. Imana tugire neza cyane. Hari uburyo bw'Imana inzira zose zimaze gufungwa, Imana igafungura izindi nzira. Imana tugire neza cyane. Bibiliya irambwira ngo nuko bambukira muri ubwo buryo. Uburyo bwa Pawulo bwari bubuze, uburyo bw'inshuti bwari bubuze, uburyo bw'abasare bwari bubuze, ariko uburyo bw'Imana bwari buhari. Imana tugire neza cyane. Ahantu nshaka kuvuga rero, barambuka bageze hakurya. Hari igihe tuva mu kigeragezo cya mbere, wakivamo Satani akakubwira ati naharanda gufite, naharanda geze gute, akakwereka ko mbese nta buzima. Wabyumvise? Akakwereka ko, reka tuvuge akakwereka ko nta buzima, ntabwo, ariko hari uburyo bw'iki bw'Imana. Bagere hakurya rero wita Pawulo, hari abashatse kumwica yabacitse, hari inyanja yayicitse, hari umuyaga yawucitse, hari inkuge yarimo yayivuyemo yageze hakurya. Ngo nuko igikururuka gifata Pawulo ku gikonjo, kirangije gishaka kumuruma. Hari ibyatwibeshejeho, ariko tugiye gukunkumura mu izina rya Yesu. Ngo nuko Pawulo rero ageze hakurya, igikururuka kimufashe, ngo babandi bategereza yuko Pawulo ari bupfa byimbye cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze ngo umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye.
duhereze Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Umubyeyi bita Penina aherutse gutegereza yuko Hana atazabyara, abona Hana akikiye Samweli. Ariko nafashijwe. Haleluya, haleluya. Uyu mubyeyi Penina ngo yajyaga mukina ku mubyimba akamubwira ati ni njye uriho, ni njye uriho, ni njye uriho. Ariko bukeye mu gitondo Hana abyara umuhanuzi witwa Samweli. Nta muntu warindira Imana. Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite iki? Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Haleluya, haleluya. Zakariya yarutse gutegereza Imana, arayitegereza, igihe kiragera banikiragiye. Abantu bategera bavuga ati Zakariya yategereje Imana, none hari igenje dore abaye n'ikiragi. Haleluya, haleluya. Ariko bukeye mu gitondo abyara umuntu ukomeye bita Yohana Mubatiza, umuvuga butumwa. Kaze ngubwire, nubwo watinze mu masengesho, ariko ikintu ugiye kuvana mu masengesho kizajya kivugira. Ikintu kigiye guhaguruka muri izo mbaraga z'amasengesho kizatanga ubuhamya n'igihe utazaba uhari. Imana itugire neza cyane. Ngo mu gitondo uyu mugabo utaravuga guta wari wabaye impumyi, ngabyutse yumva umwana bita Yohana yavutse. Haleluya, haleluya. Ngo yongera kuvuga, nagira mubwire, hari igihe bibaho ukatinda mu kigeragezo ukabona kuvuga wapi, kubera gutinda mu kigeragezo. Ariko ugiye kurangurura mu izina rya Yesu. Amen. Ngo bategereza yuko ari bupfa kindutse, bategereza yuko ari bupfa byimbye, ariko bamaze umwanya munini barabibura. Amen, amen. Abantu bategereje yuko iryo seta uzarigwaho, ariko ntabwo kirigweho mu izina rya Yesu. Abantu bategereje yuko bagushireho umupaka y'ahantu utazongera kurenga, ariko Imana igendanye nawe. Abantu babonye yuko nta gaciro ufite, ariko Imana iguhaye agaciro. Abantu babonye yuko nta cyerekezo ufite, ariko Imana iguhaye icyerekezo. Abantu babonye yuko ubuzima bwawe bamaze hari ahantu babushize babona yuko birangiye, ariko aho ngaho birangiriye niho bitangiriye. Imana itugire neza cyane. Imana rero tugiye gusengana Imana. Ntabwo nzi igikururuka cyagenze ku buzima bwawe, ariko tugiye gusengana Imana. Ibyo byose byakurutse ku buzima bwawe, Imana ibikunkumure mu muriro. Bibiliya yambwiye ngo bageze hepfo, Pawulo amaze gukunkumura igikuruka muri uwo muriro, abantu batangiye kumwakira. Iyo igikuruka kikuvuyeho abantu barakwakira. Buriya hari igihe abantu babona igikururuka bakadutinya, ariko iyo igikuruka kivuyeho, kanze nkubwire, kandi mbonye Imana ikwamamaje. Reka nguhanure mwize. Reka nguhanure kuko Imana ni ibintu Imana yambaye. Mbonye iyi cano yawe Imana igize gute yamamaje. Kandi ibi bintu wabitangiye ubona ari ibintu wikinira. Mbonye Imana iguhaye za mikoro, mbonye Imana iguhaye kamera, mbonye Imana iguhaye ibikoresho byo gukora umurimo. Imana irambwiye ngo iraguhagurukisha. Ndabyakiriye mu izina rya. Wabyumvise? Kandi Imana irambwiye ngo igukoze ikara rya kahehe ku munwa. Imana irambwiye ngo igiye kugusanga. Umva, Imana irambwiye ngo ikwise Hezekiyeli. Ndi muri aya masengesho, reka mpanure mu izina rya Yesu. Imana ikwise Hezekiya. Imana irambwiye ngo ibi bintu wabitangiye ubona ari ibintu ushorama yawe, ukomeza gushora. Ari nawe wagera ugacika intege ukavuga ko Mana, Imana irambwiye ngo irakuvunjiye. Ndabyakire mu izina. Imana igize gute? Irakuvunjiye. Ndaha ngaha Imana irambwiye ngo iragusinyiye. Ndaha ngaha mpagaze mu kirere cy'umwuka, Imana igize gute? Iragusinyiye. Mbonye ikiganza cy'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari gororo mukono gwe Yesu, umuyaga guriteka, isanyuririca ijya toririseye, nze tomburira murara, hawari Yesu wange yatemi kubora itari, harwani intaro zange, murwanyi w'amanyi tari naye kimurema, umuhebizi bubyoyine akohamosanyo. Amen. Oh, haleluya. Umugane yagamba ati umuhibizi bubyo, umuhe ibibazo byawe aguhama, umuhe ibibazo ufite aguha umunezero. Haleluya, haleluya. Ndabona ikiganza cy'Imana, ndabona ineza y'Imana, ndabona hari umuntu
udukurikiranye hano kuri urubuga ufite imbavu zidahura, ufite ikibazo cy'imbavu, Imana irabikoze ndimo n'amateraniro mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye uwera wa Isirayeli, igikururuka nyiringabo Imana, ndabona hari umuntu igikururuka cyagezeho, iki gikururuka kimugeraho, abura amahoro, abura ibyiringiro byo kubaho, ariko aho hantu uri Imana igwaye ibyiringiro mu izina rya Yesu. Ndabona hari igikururuka cyiza ukabona karande gusa, hari igikururuka cyiza ukubaka usenya ariko ugiye kubaka mu izina rya Yesu. Hari igikururuka cyiza abantu bakakwanga utari mubi, ariko Imana izanye igikuriro mu izina rya Yesu. Hari igikururuka kigera ku muntu. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo bita Paulo nta cyaha yari yakoze. Uyu mugabo bita Paulo yakoreraga Imana. Uyu mugabo bita Paulo ntabwo yari yasambanye, ntabwo, ariko igikururuka kiramuzira. Abantu batangira gutinya Paulo, ariko ngakungumuye igikururuka, Paulo atangira kubona ubwiza bw'Imana. Paulo atangira kubona ineza y'Imana. Igikururuka cyakujeho, niyo uvuze Imana ntibayumva, ariko bagiye kuyumva. Igikururuka cyakugezeho, naba wifuriza, nabo wagaburiye, nabo wambitse, bagufata, barakwitegereza bakabona uri nk'ikibazo imbere yabo. Igikururuka cyakugezeho, abo mwarisho, abo mwiganye, babandi wafashije barakwibagirwa. Igikururuka cyakugezeho, intonganya zitangira kuza mu rugo. Cyo ni igikururuka cyaje. Igikururuka cyakugezeho, abarozi bo muri karitsiye bose barakwibasira, ugatangira kubyimba amaguru. Ninde ubyimbye amaguru? Ninde ugiye mu bitaro? N'udufaranga twaza, inyatsi kaza mu rugo. Icyo nacyo ni igikururuka. Ngiye gusengera Imana. Mana, mu mbaraga zawe zikomeye, iki nicyo gihe ugiye kwereka ubwoko bwawe. Iki nicyo gihe ugiye guhindura amateka ku bantu bawe. Data nyiringabo Imana, uyu muntu ugiye kumutabara mu buryo bw'umwuka, kanze ngubwishe. Hari abantu Yesu yatabaye atari uko babonye imirimo y'Imana gusa. Haleluya. Hari abantu bagiye kubona imirimo y'Imana. Haleluya, haleluya. Hari abantu bagiye kubona imirimo y'Imana, bagaherako bagahimbaza Data twese mu gihugu cyahehe cyo mwizo. Imana ikomeze ibagire neza. Ndabona hari umuntu ufite ikibazo wagira ngo mu nda n'urusiko rurimo. Iyo dusenga Imana, mberutse kuza hano mvuga kuri Yohana yahanuriraga abantu atareba. Imana tugire neza cyane. Yahanuriraga abantu atagize gute, ariko akamenya Efeso, akamenya Tuatira, akamenya porogaramu, akamenya ikibazo kigize gute kihashi. Imana tugire neza. Mbonye hari umuntu ufite ikibazo mu nda ye wagira ngo ni ibuye ririmo, atwise ikibazo, atwise ibuye muri wo wagira ngo ni ibuye ririmo, ariko ugifungura ukimara kumva ukuboko kwiza kw'Imana kugeze gute kurahageze. Mana ndagushimiye kuko uri Imana igira neza. Ijambo ryawe riratubwira ngo ubwo Petero yari mu nzu y'imbohe arimo senga, ntabwo yari afite imbaraga zo gusenga, ntabwo yari afite Uwiteka nyiringabo Imana uwera wa Isirayeli umwuka umufasha gusenga. Yari yamaze kwiyakira, ariko ngo abitorero bagira umwete wo gusenga. Jehova Rafa, o Elohimu Data nyiringabo, abitorero bagira imwete wo gusenga, ngo imigozi yari iri kuri Petero itangira kudohoka. Nanjye ndasenze uwera wa Isirayeli, uyu muntu ngurikiranye ntabwo anzi ariko uramuzi. Uyu muntu ngurikiranye uwera wa Isirayeli, Data nyiringabo Imana, reka imbaraga z'Imana nyiringabo Imana, ibyakururutse kuri we, ibyakururutse mu rugo rwe, ibyakururutse mu mavi ye, ibyakururutse mu nda, ibyakururutse uwera wa Isirayeli, ibyakururutse mwami akagenda apfusha ubukwe Uwiteka nyiringabo, ibyakururutse nyiringabo Imana icangira n'igisuzuguro bikaba kuri we, ibyakururutse byose ku buzima bwe. Nyemerera turi muri aya masengesho, duhagaze nyiringabo Imana ku musozi wo kwizera, duhagaze ku musozi w'ibyiringiro. Urakoze Uwiteka ku ikiganza cyawe kimubohoye. Reka nyiringabo Imana abantu babonaga igikururuka, reka babone ubwiza bw'Imana muri we. Abantu nyiringabo Imana uwera wa Isirayeli bamwitiranyaga nyiringabo Imana, ariko nyemerera uyu munsi bamusobanukiwe. Urakoze ko uri Imana iremye amashimwe kuri we. Reka ikiganza cyawe gikora imirimo. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, kandi rwose tuguwe neza kubwo ijambo ry'Imana Imana ikunyujijemo n'ubuhanuzi. Amen. Mwese rero abamaze kumva ijambo ry'Imana badukurikira, musangize n'abandi kugira ngo nabo bumve ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha naho butaha.